Yes right reka nongere bifurize kugira igicamunsi cyiza igicamunsi cy'umishacu cyo kunza avana ngo muryango mugari wa Goma update tudasiba kubana umunsi ku munsi makuru yacu agiye atandukanye reka nongere mbifurize kugira igitondo cyiza igitondo cy'umugisha abadukurikiye musa gitondo mbifurize n'umugoroba mwiza umugoroba w'umugisha abadukurikiranye bari musa y'umugoroba mbifurize no komeza kugira ibihe byiza biraza guterwa nuko ingengabe yawe hagati cyangwa se bigaza kuza guterwa n'agace udukurikiranye uherereyemo birumvikana ngarutse muri studio muri amusa kujya turebere hamwe ibijyanye n'aya makuru akomeje kugenda yumvikana ngo ku mirongo imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byose bigize intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu sendori yuko intambara karabutaka urugamba rutoshye na gato rukomeje kugenda rurahindura isura mu buryo bukomeye cyane tujye ko twakinjira mu makuru yacu turebere hamwe uburyo situation y'urugamba imeze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane tirwa ko twakwibanda muri teritwari ya Masisi mu bice bimwe aho bita Rubaya ngubwire uburyo operation yakozwe yo kugira ngo drone kugeza amaginga ngazongereza bomba muri bino bice mu gihe turoshye habe na gato ku mutwe Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 nyamuneka cyisabwa nta kindi no gutera gatebe ukumva ikiswe idonido ukumva ikiswe umuripuko muri ano makuru yacu akomeje kugenda yumvikana ngo ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubwoze ko twakinjira muri aya makuru ngubwire se byifashe bite ku mirongo y'urugamba tubwoze ko twagenda turebera hamwe uko byifashe gusa none bwoze ko nakubwira uko urugamba rumeze ku mirongo y'urugamba mu bice birimo aho bita Cyugi mu bice birimo aho bita Kinigi dore yuko no kugeza amaginga ngaya hongiye kumvikana iturika remere cyane y'ibiturika byaje kwa byakoreshwa n'ingabo za Alliance Fleuve Congo ndetse n'ibindi byakoresha kugenda birakoreshwa n'ingabo za leta Kinshasa dore yuko bahanganye ndetse bari kugundagurana mu buryo toroshye habe na gato akaba ari ibintu kubona agenda ndakuvira imuzi n'imuzingo 5 kwa 5 nkuko urabyifuza tubwoze ko twarebera hamwe uburyo aya makuru ameze neza mu bwiro operation gusa tubwoze ko twajyana mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu kugeza amaginga ngaya ingabo za leta Kinshasa ziganjemo za ndetse na FDNB n'abamesenere bongeye kugira gutya bataka M23 no ngamo mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Bukavu n'ubundi mu gihe turashya na gato babatakana umujinya n'uburakare bukomeye cyane kugira ngo babukore muri bino bice bigize iside Kivu uyu mujyi wa Bukavu rwose kugira ngo bashe kuba bakuramo ni ibintu cyo kuba nagenda nakuvira imuzi n'imuzingo ku rugamba rukomeye cyane rwaje kwa rwagenda rumvikana mu mirwano ikomeye cyane rwagenda irumvikana muri bino bice n'ubundi by'intara Kivu y'Amajyepfo n'intara Kivu y'Amajyaruguru musange Chisabwa na kindi rero no gutera gatebo kwa nanjye nimba rugamba bisanza no ngakane none ugakanda subscribe ugafungura kazugera kugira ngo tuyetubona gatanu kwe gatanu makuru yacu agiye yatandukanye kandi ukande kuri like wandike muri comment section ijambo tukumutanu kwa 5 mundo kiremo imitima myinshi cyane kugira ngo nkomeze kugenda mugezo update idoni dakana kandi ku makuru yose ari kumvikana ku mirongo y'imbere y'urugamba kutaka habwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngene Mr Irene mashini ganyiri bamenye urubwite amudase kubara ku mutekano politike and diplomacy ndagira ngo twinjirane duhere kuri operation karabutaka zakozwe n'ingabo za FARDC no ntara ya Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri teritwari ya Masisi muri axe ya Rubaya ndetse tujyane no muri axe ya Kinigi axe za Cyugi aho hose ni ibintu ngiye kuba nagenda kubwira 5 kwa 5 reka duhere hano gaha mu bice bya Rubaya rero Rubaya gira ngo murabizi neza yuko ari kilometero mu y'agaciro niba muza amateka yabereyemo ku ngabo za leta Kinshasa na Alliance Fleuve Congo n'ubundi mu mirwano yagiye irabahuriza muri bino bice niho bitariye tuna Colonel w'ingoma yibe yapfiriye cyangwa se yaguye ndetse ni naho bikomeje kugenda biravuga yuko bita Bernard Byamungu yitabiye Imana mu buryo bukomeye cyane numva yuko urugamba rutoroshye habe na gato rukomeje kugenda rurahindura isura mu buryo bukomeye cyane n'ubundi muri rusange biravugwa yuko rero muri iyi Rubaya nanone ingabo za leta Kinshasa zongeye kurakara mu buryo bukomeye cyane ndetse zikagira karungu ivanze n'amavubi zikongera gushaka kwigarura centre ya Rubaya yose bakigarura ikirombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya ndetse kugeza amaginga ngaya bikaba biri kuvugwa yuko imirwano ikomeye cyane yazindukiye mu gihe turoshye habe na gato mu masaha y'amasaa 10:50 gutyo aribwo imirwano yaritangiye n'ubundi mu buryo bukomeye cyane muri bino bice bya Rubaya ikintu cyaje kuba cyakumvikana mu mirwano itoroshye habe na gato yabirijwe muri bino bice rero bya Rubaya n'amasasu akomeye cyane kandi naremereye y'imbunda zitoroshye habe na gato zo mu bwoko bwa BM21 imbunda zo mu Morotiye imbunda z'amashini gun ngombwa hari kintu masaha mu gitondo ni kubwira operation mu ncamake kuntu yagenze bakoresheje imbunda za Morotiye mashini gun BM21 naje kuba baje kuba bambwiye yuko kumvikana mu nazahise mu gino ubundi mu mirwano ikomeye cyane ariko bagenda yumvikana muri bino bice n'ubundi muri rusange gusa nanone kugeza amaginga ngaya Alliance Fleuve Congo ubwo bahanganye nayo bakoresheje ibyo bikoresho bagerageje kubasubiza inyuma ndetse inabakura muri bino bice mu gihe toroshye habe na gato ari bw'ingabo za leta Kinshasa FARDC FDNB na Wazalendo abashinjwa blackout ndetse n'abandi batandukanye barwanira iyi coalition yose
bafashe decision cyangwa se umwanzuro wo kuzana drone zo mu bwoko bwa CH4 kubombarida muri bino bice n'ubundi ku mutwe wa Alliance Fleuve Congo. Bagiye kubikora ari uko barembejwe n'amasasu ya M23 bahitamo kuzana ikintu cyiswe drone zo kugira gute kubafasha mu guhangana n'izi ngabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 n'ubundi muri rusange. Mu gihe bari batumije izo drone rero, Alliance Fleuve Congo nayo yari iri kwitayarisha izana izindi drone. Izo drone zihageze rero, eshatu muri zo z'ingabo za leta ya Kinshasa zahise ziraswa n'ubwo M23 yagerageje kurasa, yabashegeshe mu buryo bukomeye cyane, ikarasa imodoka irimo ibikoresho by'urugamba byose bya Alliance Fleuve Congo, ndetse ikarasa imodoka irimo umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo tutaramenye ngo ninde, kuko hari abayobozi bashyashya baherutse gutorwa n'ubundi bagahabwa ubutegetsi bwo muri Alliance Fleuve Congo mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'intara Kivu y'Amajyaruguru ubwo no burasirazuba bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. AFC M23 yamaze ko yagenda yigarura n'ubundi muri rusange, yaje kuba byagenda birakomera mu gihe turashya be na gato, urugamba ruhindura isura, urugamba ragenda rufata indi ntera, urugamba rugenda ruba icyo twita imbenge mu buryo bukomeye cyane, kugeza amaginganga twavuga yuko rukomeje kugenda ruragaragaramo ikintu kiswe n'ubundi amasasu atari make. Drone zikomeje kumvikana muri bino bice muri kino kirere, gusa nanone imirwano nayo y'imbunda ku mbundi ikomeje kugenda irafata indi ntera mu bice byegereye hano ngaha. Urugero, reka twinjire mu bice bya Kinigi, muri access za Kinigi. Kugeza amaginga ngaya mu Kinigi ni mu birometero bigera kuri 4 uvuye muri Rubayangira, ngo umuntu uri mu Kinigi ari kumva amasasu y'imbunda ziremereye cyane. Imbunda ziremereye zo ziri kurasa bakabyumva umuntu uri mu birometero 4 abari kumva ikintu kiri kuba n'ubundi muri rusange. Ni kuvuga kugeza amaginga ngaya rero no mu bice bya Kinigi hari komeza kugenda humvikana ikintu kiswe isasu remereye cyane, naho isasu ritoroshye na gato. Abawazarendo banze kuva kwizima, abawazarendo banze gutuza, bari kuvuga yuko bashaka kwigarura ino Kinigi, bari kurwana mu mashyamba yegereye neza centre ya Kinigi. Abaturage batuye muri centre bo bakomeje kugenda barabyumva n'ubundi mu buryo butoroshye na gato, ari n'amasasu bari kurasa akagwa mu basivile n'ubundi mu rusange mu buryo bukomeye cyane. Mu mirwano ikomeje kugenda yumvikana muri bino bice, ni kimwe no muri Cyugi, aho bita Cyugi naho kugeza amaginga ngaya ingabo za FARDC zaje kuba zakomeza guhangana na M23 mu buryo butoroshye na gato, bakoresheje ikintu kiswe amakompora, ikibakoresheje ikintu kiswe twazita ama grenade. Baje kuba bagenda baterana ama grenade mu buryo butoroshye na gato. Nyuma sharing yabaye mu bice byegera no ngacyugi, iyo sharing irangiye nibwo baje kuba hagenda haragaragara aya ma grenade mu buryo bukomeye cyane. Nyubundi nyamuneka kisabwa na kintu gukomeza kugenda bana natwe gukomeza kugenda ngugezeho kiswe idonido ku makuru yacu, ngagenda ngugezeho kiswe umuripuko ku makuru aba ari kumvikana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nagushimiye cyane niba twanye mukuru atangiye kugeza arangiye, kandi reka nkubutse nimba ari ubwa mbere isanzwe no ngaha kuri Goma update, kara subscribe ufungura akazogera kugira ngo tete gatanu kuri gatanu amakuru yacu agiye atandukanye. Kandi kuri like wandike muri comment section ijambo turimo tandukana n'ubundi ashyiremo imitima myinshi cyane kugira ngo tubana neza tandukana amakuru yacu agiye atandukanye. Ngeni Mr Irene mashini ganye bamenye ubwite mudasiba kubana ku mutekano, politike na diplomasi, mugire byiza namukanye amakuru arakurikiye. Ciao ciao.